bibye hehe bamenye naho banyuze naho banyuze hehe bamenye iki kirahure amaze kumenya ikirahure bakinguramo imbere bakingura amapata yo hejuru no hasi mu hagati hakinguye barinjira barambukanya baje mu byuma byose barashakashaka batwaye iki mu by'ukuri batwaye imashini idoda batwara matera batwara kuvureri imyenda y'umwana ibitenge by'abakiriye byo kudoda byose babitwaye ubu ngo na matera bayitwaye amatera bayitwaye ubu murarara kuki turarara ku bikarito kubera iki twariye amahezi ko twasabye uburenganzira ngo dusake mu mazu hafi kuko igisambo kimwe twafashe ibyo cyari gifite cavuze mugenzi wacu bari kumwe baturutse mu murenge wa Kinoni basaka mu murenge wa Gitovu tumumaje ngo nari matera iri hehe mu byo ufite ko ntayirimo iri hehe ngo ni mugenzi wanje wayibye ngo nampurine wayitwaye bagifasha cyari kiri mu murenge wabo bagezemo abaturage bagihindura icere ngo nta kintu bagifatanye muzabona n'amafaranga 120 na cyayajanye n'amafaranga bayatwaye umufite agahinda kameze gate ko kuba mwibwe agahinda ko nta ubasumuna bivuga ngo iki kararenze nawe kujya winjiye mu nzu uburi cyo wambika umwana uburi cyo wambara uburaho uryama naho urabyumva nta gahinda gakomeye abasizi heru aduhamije ntabwo aragusa ni n'ubusambo mu mudugudu birakabije kuko hari na mugenzi waje baherutse kwiba amafaranga mu nzu angahe ntago nzi umubare wayo ariko ni menshi ariko mwebwe babibye nka sangahe batwibye hagati ya saa 4 na saa 5 z'ijoro z'amanywa za mu gitondo bamaze gucunga ko twagiye barangije babigenza bate barangije banyura mu gikari bamena ikirahure bamaze kumena ikirahure barakinguyamo imbere binjira mu nzu barasakasaka bakoze Nanjye uzabakira umurenge mu mudugudu wa Shamba tuja dusubiranamo tutini mukuru wawe wakwibye dutangajwe nuko yarenze imidugudu nk'itandatu aturuka ku birunga hafi wa mu Kironi ruguru reba intera yavuyemo hirya turi kugira ngo umuntu uraje wiba ufashwe tumuzengurukane tumugezi wabo twonye tumugarure hari wacu ubu mumusubije aho yaturutse nico gisambo kindi cyacitse niho kiri nico cifuzo dufite kuja turaba ubundi mukabakurikirana mukabahana ariko mukamanza mwabatangaza ibyo yibyo abyikoreye guca ni cifuzo cyane twibwirire ahantu hari ikibazo cyane ni mu mudugudu wa Mutara akagari ka Musasa uko ni mu kagari ka Musasa uko muri uku kwezi ingo reka twumvikane kuko muri uku kwezi ingo nk'itatu bamaze kwibamo kandi bapfumuye bibamo ibintu byinshi kandi bibi ibintu byose nta kintu basiga mu nzu ubwo rero harashize igihe twarabuze n'umuntu twafata ariko ngo bari kuza kuba bitwaje imbwa cyane biri kugenda gute baza bafite imbwa mwebwe noneho mwamara kubahubura bakabashumuriza imbwa muba hari igihe bari bibye ihene tugeze ku cambu baducika kubera izo mbwa bari bafite ubujura mu murenge wa Gitovu burakabije cyane oya muze nta kibazo nguyu yakagombye kuba intangarugero yuko yafashwe tekereza nk'ubu urabona uyu ni umusore arabivunikira ariko bishaka kandi gushaka kugira ngo ugere ku ntego ni imihigo uba warahize none yari afite imashini wenda yadodeshaga urabona ayo mafaranga yari yatwizigamye wenda none aratumukijije ubwo se azongera kuyagiraho ryari ngo bari kuza kwiba bitwaje imbwa izo mbwa rero bari kuzana ahubwo rwa mugani nazo ahubwo bagiye kutuma n'ubwo n'aborozi bazo nazo twazikorera umusiri tukaje turazica kuko aratabaza yamara gutabaza akabura uwamutabara kubera imbwa ziri kugira zabashumurije ziri kwirukanka ku bantu ubwo bakarihiye ariko hari iki kibazo cy'ubujura nahagana he ari ikibazo cy'ubujura uyu murenge wa Gitovu wose ni ibisambo habaye ibisambo ntawe ugikiye mu mudugudu wa Ntuza wa Murori ejo bundi twabuzemo igare ariko umugoroba umwana yarigendeyeho amaze kurigenderaho aja mu nzu ngo agiye kuribika bararangije baraza bararyegura bari bafite imbwa ebyiri ubwo twabuze irengero na n'ubu nta kintu turafatisha
igare ryaraheze ryarindi ry'umwongezo rya siporo bararijanye ubu nta rengero ntaryo mehwi byaragiye ariko saa 11 wa muntu w'Imana we ubwo rwose nta karengane dufite nimudushakira abo bantu ahubwo uyu muntu turamutomboye ubu mumujyanye hehe mumujyanye turamujanira ubuyobozi wagize ngo tamushira hano nimumukomezanya mu buyobozi bw'iwabo bamurebe ibyo baramukorera naho ibyangirijwe byose abirihe oya muze nta kibazo ingamba yagombye gushyiraho ku muntu ufite ubushobozi yagombye kwitabaza amategeko akishyura amafaranga yibwe cyangwa n'ibyibwe byose yaba adafite rero ubushobozi bwo kwishyura nk'igisambo wenda hari igihe usanga umuntu adafite hirya no hino ariko mu buryo busanzwe leta ishizeho ingamba akajya araja mu buryo bwo kwishyura amafaranga buhoro buhoro bwaba ari uburyo bw'insimburagifungo ariko inyungu zivuye muri zo nsimburagifungo zikishyurwa ku ndishyi z'akababaro ku muturage waba wibwe nabyo byadufasha murakoze abereye iwacu ni inaha mu murenge wa Gitovu ndagufasha ikintu turi kwifuza muri rusange twakwifuje ko ubuyobozi bwatubereye maso noneho mu gihe igisambo cyaramutse gifashwe cyangwa kigafatanwa ibyo kibye bagombye kuba babyishyikiriza ubuyobozi cyangwa se amategeko hakagarizwa ibyo ibyibwe ndetse hagatangwa n'indishyi z'akababaro ikintu bakora mu murenge wa Gitovu cyangwa se muri rusange mu karere ka Burera ni ukumujyana muri transit umuntu wibye kandi ibyo ntabwo biba bigize ute bigaruje ibyibwe murakoze hakwiye gukorwa iki hagombye gukorwa ubuvugizi cyane cyane n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakadufasha nk'abaturage igihe umuntu yibwe ibintu bye bigahita bigize ute bigasubizwa ndetse byaba ari na ngombwa hakitabazwa n'izindi nzego z'ubuyobozi cyangwa amategeko murakoze yego